waramutse neza ariko saburi yaguhamagaye neza ra wasiriki waba ari igikondo akaba atuye za Kicukiro bisigaye bisaba kumuhamagara uziko wajyanga nk'iburayi bisaba kumubyutsa uburyo yamanga yawe guhamagara nge sinabibasha ubu kuza hano byamunaniye wasiri niko wasiri tangaza wasiri icyo mbaza ubu kuza hano byakunaniye kweri ku buryo wabanza kuguhamagara ubu ni ukukubyutsa ni ukuzana intuza asigaye aremereye afite imirimo myinshi umwana w'umwami aba agomba kwibangura wasiri umeze neza se meze neza nize muri primaire ahantu hitwa ku Kinunga hano haruguru igikondo niganaga n'abanyeshuri ndusha cyane hanyuma hari uburyo nabaga nabaye wa mbere abo duturanye abo hepfo yo mu rugo abo hirya yaho ugasanga uwaje hafi wenda abaye wa 17 undi wa 19 undi wa 22 hejuru ya za birote rero batanze twakoraga na klasoma yo muri quartier wasira kaguma ari uwa mbere noneho ugasanga wenda nka Eric baturanye nawe ariko nanjye ngo nabaye wa kabiri kuri wasiribano wareba kuri birote ye ugasanga ni wa 17 undi ni wa 18 undi ni wa 19 undi ni wa 20 iyo ngibyo rero numvaga nabyo ibyo bisa nabyo murimo muraganiraho ni byiza ko watiraguma ari uwa mbere ntago twumvise bamwe ntitwumvise icyo ushatse kuvuga wasiri uri kuzimiza cyane ntabwo umuntu uzimiza rwose birangora kubyumva sinzi niba wamfashe nkabyumva neza bitangoye n'abandi badukurikiye erega njyewe ubundi banyita umuhanga wo guhuza ibidahura wari ushatse kuvuga iki se bwana wasiri ugenekereje nahoze mbumva rwose ni umwe mu bakunzi b'urubuga rw'imikino muzashyiremo mwaba muri kumuna cyangwa mutari kumuna nanjye akaradiyo kanjye kaba kari ku musego rwose nahoze numva ingingo mwahere mwikigora biba bigaragara hari indangagaciro ziranga urugo rwa wasiri aramutse mbonye n'abaye 92 nkurikiye umuntu wabaye uwa mbere inshuro 91 kandi umuntu tuzongera guhurira mu kizamini cya leta cyangwa ku isoko ry'umurimo icyo gikombe ntacyo nafata n'uwo mudari ntawe nafata kuko n'ubundi niduhurira imbere azongera twajya urakoze hanyuma tubwire igiteranyo cy'ibitego 6 ku busa urakurikizaho guterura igikombe tubwire nakoze se ntago ari ibyo naguhamagariye nanjye ndi umukunzi rega w'urubuga rw'imikino magomba reka tugere mu cyakuzanye tujye mu cyakuzanye ndetse naguhamagariye yego sinzi bya shampiyona niba ukibireba ariko naguhamagariye iby'igikombe cy'amahoro ufite match uyu munsi saa 12 mbere na mbere mwiteguye gute nka Rayon Sport? Murakoze cyane Radio Rwanda ngira ngo twiteguye neza cyane umukino kuko twatangiye iki cyumweru turi muri camp dufite abakinnyi 23 bari buze kuvamo abakinnyi 20 bagomba kwitabira umukino kuri uyu munsi tugomba gukina n'ikipe ya Gorilla saa 12 z'umugoroba. Abakinnyi 23 rero bariyongeramo abakinnyi babiri tutari dufite ku mukino deruka gutsindamo Marine ibitego 2-1. Abakinnyi biyongeramo ni Chimanga, Chilembi, Ramazan ndetse na Likau Fose Pizarro Kitoko. Nibo bakinnyi babiri biyongeramo kuko n'abakinnyi tutari dufite. Aba bakinnyi babiri bose uyu mukinnyi witwa Likau yagize minor knock, yagize kuri match twerukaga gukina n'ikipe y'Ismanga ngira ngo abarebye umukino babonye ko atigeze awurangiza. Hanyuma na Chilembi, Chimanga, Ramazan nawe ntago yigeze asoza uwo mukino. N'abakinnyi babiri bagira ibibazo by'imvune mu karere ka Muhanga ku mukino twakinnye na AS Muhanga. Aba bakinnyi babiri rero basanzwe bari mu bakinnyi 10 n'umutoza Renyego France basanzwe yitabaza ku mikino ikipe ya Rayon Sport ikina. Abakinnyi babiri bose bamaze kugaruka muri squad bariyongera ku bandi bakinnyi 21 rero umutoza yarasanganywe ubwo turi abakinnyi 23 muri camp bari buze kuvamo abakinnyi 20 bari buze gukina uyu mukino. Ngira ngo urumva ko mudu ni nziza, abakinnyi nta kirarane cy'umushahara babereyemo kuko n'uwanywa ntekereza yabonye message nka nimugoro ariko ntekereza hari n'abayibonye mu gitondo wenda bitewe n'abanyi basanzwe bakoresha. Ntekereza kuva muri uyu mwaka wose twinjiyemo 2026
nta mukinnyi n'umwe ufitiwe ikirarane cy'umushahara. Birumvikanisha imbaraga komite ya Murenzi Abdallah ndetse na bagenzi be bakora n'imbaraga bakoresheje kugira ngo babashe gustabiriza n'ikibazo kiri financier cyari gisanzwe kigonga ikipe ya Rayon Sport. Ubu igisigaye ni deni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport beremo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yo kuba ibyishimo kuri saa 12 z'uyu munsi. Hanyuma hari amakuru yagiye agaragara yuko wo bitazizi Basane Kulanya ndetse na Yannick Bangala bahanwe n'ikipe ya Rayon Sport kubera imyitwarire mibi. Wasiriye abantu bakeneye kumva icyo mu bivugaho nka Rayon Sport. Aba bakinnyi ni iki bakoze kidasanzwe? Ntabwo ndi buze kujya muri detail nyinshi cyane z'uyu mukinnyi uyu Nuriya. Icyo nzi nuko nari maze kubabwira ko ikipe ya Rayon Sport ifite muri camp abakinnyi 23. Abo bakinnyi 23 ndi kubabwira batoranyijwe n'ubundi mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yari isanzwe ifite, kuko niba Rayon Sport isanzwe ifite abakinnyi 30, hari abakinnyi 20 bagomba kujya muri camp. Umutoza rero yahisemo gufata abakinnyi 23 ngo hari barindwi n'ubundi badahari. Ntekereza ko haba ari Aziz cyangwa se na Litombo waruvuze bashobora kuba bari muri abo barindwi wenda batari buze gukoreshwa muri abo 23 bari muri camp bandi, cyangwa se bakaba banarimo sindamenya neza. Gusa nibiza kugira ngo ku isaha isakwe muri butiri buze kumenya 20 buze gukoreshwa, ariko ntatanga ibyo byose byasohoka muri Rayon Sport ryemeza ikosa ry'ingu cyangwa iry'urengera gutaza gutekereza turebe ufisha communication n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko bari kumwe n'abandi 23 ntabwo barajya hanze, nanjye sinzi abaribo n'abatatu. Oya, bari muri local, bari muri local. Mu bakinnyi 23 bari muri local babamo kuko abanyamahanga tunafite muri babamo cyangwa Basane ngo yaba yongeye. Basane ameze neza n'ukuri, ameze neza cyane ngo yongeye asubiramo ikosa. Basane nituza kubona mu bakinnyi 20 araza ko ari mu bakinnyi mutoza turangije gukoresha, ariko ntabwo abakinnyi 30 bose ikipe ya Rayon Sport ifite bari buze kujya kuri fede match. Egereza nanjye kuza kureba niba ari muri 20 cyangwa ari mu bakinnyi 10 bari buze kuba basigaye. Hanyuma ubwo gahunda rero iteye ite biciro abantu isaha bayumvishe ni saa 12 ibiciro bimeze gute? Akanyenyeri kameze gute kugira ngo abantu n'abataratangira kugura babitekerezo nane amasaha meza abantu baza kuba bari kuva mu mirimo kugira ngo baza kuza kuronka ari benshi? Murakoze cyane. Ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino ikipe ya Rayon Sport iri buze gukina n'ikipe ya Gorilla saa 12 z'umugoroba. Ahasigaye hose ari hadatwikiriye na amafaranga 3,000 ngira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kubimenyera. Usibye ko ari nabo nabonye batanga igitekerezo kivuga ngo kureba Bigirimana Bedu umeze gutya, kureba Kwizera Review umeze gutya, kureba Yusudiyanyu uri gukina gutya na Mugisha Dede uri gukina gutya, reka tujye dufata abakinnyi tubarengereza n'ibindi 2,000 wenda twishyure 3 n'ibihumbi 2,000 byafitwe ku abakinnyi bari mu baratanga ibyishimo bimeze gutya, ariko ni 3 byo kwinjira hari hasigaye hose. Hanyuma tukagira 5,000 byatwikiriye, 15,000 bya VIP ndetse n'30 byo muri VIP. Ayo ni amafaranga abantu bari buze kwishyura. Hanyuma uburyo bwo kwishyura itike no gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego, akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Hanyuma umuntu wese wifuza kugura itike, umuntu wese wifuza kuba yareba uyu mukino ikipe ya Rayon Sport iri buze kwakiramo ikipe ya Gorilla, iyo nzira nayo nyiramo biraza kumufasha kwinjira ku kibuga abashe kureba uyu mukino Rayon Sport iri buze gutsindamo Gorilla ku mugoroba. Ariko dusoza wasi abantu bari hanze bashaka kureba match biriho biragenda gute? Abantu bari hanze y'u Rwanda, abantu bari muri diaspora benshi cyane bamaze iminsi bibaza icyo kibazo. Bamwe baravuga bati hari application bajyaga bareberaho ariko muri iyi minsi ntago biriho bikunda. Umuntu uri hanze y'u Rwanda ushaka gukurikira umukino yabigenza ate? kubera ko dusanzwe dufite ubundi niyo tugeze muri shampiyona aho biroroshye cyane, dufite official broadcaster usanzwe yerekana imikino aho biroroshye cyane. Sinawe gusa nabonye hari na platform zirenze imwe ushaka kuba wareberaho umukino. Nabonye Rwanda Premier League RW, nabonye Irebero naho haba hariho match ndetse na application ya StarTimes haba hariho imikino. Ngira ngo iyo bigeze kuri Peace Cup yo ntabwo dufite abantu basanzwe bayerekana. Ngira ngo uri buze kwakira umukino nka Rayon Sport turuze kwakira umukino w'uyu munsi, turimo turagerageza uburyo twagirana ibiganiro n'abasanzwe berekana imikino kugira ngo dufashe abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari hanze y'u Rwanda uburyo bashobora kuba bari umukino. Ngira ngo
bitarenze nka saa kumi n'imwe abantu baraza kuba bazi uburyo bashobora kuba bareba uyu mukino ku buryo uri hanze y'u Rwanda wifuza kureba umukino kumva wenda bizi neza ko radiyo Rwanda iri buze kogeza uyu mukino, hanyuma kureba none hari umuntu ukubwira ati ngewe nakumva Axel arimo arabyogeza ariko nkanareba noneho amashusho y'uburyo ibyo ari kogeza birimo birajya mu izamu. ubu ngubu rero nawe bitarenze ku isaha y'isaa 11 ntekereza ko araza kuba afite uburyo burenze bumwe ashobora kuba yareba umukino bumuhendukiye, hanyuma ariko bunagaragaza neza amashusho biraza kuba biri kubera muri Kigali Pele Stadium. Wasiri Ruvuyanga, turagushimiye, ugereye amahoro kuri finali, APR uzayihimureho. ni byiza cyane rwose. igikombe kimwe tugomba guhatanira twese kuko twari tuzi neza ko umushyitsi ugiye kuza araturusha imbaraga twese, niyo mpamvu ngenda gufata shampiyona nka Nekomo pre-season. Igikombe ni gutekereza ni iki ngiki, niyo mpamvu ndi guhamagara abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi umusifuzi agihuha mu ifirimbi, Rayon Sport iraba iri kuri finali kuko umukino ari 1-1, hanyuma match nitangira ubusa ku busa ndaza kuba ndi kuri finali nta kibazo na kimwe ndaza kuba mfite. Natanga ubutumwa abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Harabona twagiye kumva bamagana ngo wese ngo match imeze neza ngo tuze ngo mwateguye ibintu biri ku murongo. Egose bundi ibi bintu by'icyubahiro gikibyaje ryaraho umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport cyangwa umukunzi w'umupira w'amaguru, shampiyona ijya gutangira cyangwa se Rayon Sport ijya gukina n'utu dukipe nita dutoya, ukabona umuntu arimo aratitira. Rayon Sport utu dukipe dutsinda 5, 6, 4, 2 kuri Kirasa. Ibi bintu sinzi aho byaje guturuka byaho. Wasiri kuri Kirasa nibyo niwe urimo kuvuga gutyo ngo 5, 6. Ndabigusubiriramo Ruvuyanga. Kirasa wahaye amahugurwa rigani ateye ubwoba. Match yo ku munsi wo kuwa gatandatu yari imsozo, ngira ngo umuntu wese warebye ikipe ya Rayon Sport yabonye sample y'icyo turi buze gukora kuri uyu munsi. murafise plan ya pro muracyayifise ijana ku ijana. Okay, urakoze cyane, tugushimire bwana Wasiri. Urakoze cyane namwe. Urakoze cyane Wasiri, ariko hari atarimo gukomozaho urugangura ndaje ngo bikomozeho imyitwarire aba bakinnyi bivuga yuko bitwaye nabi Muhanga, aricyo barimo kuzira. Kese nge nabashije kumenya ni ibiriho bivugwa ni ya Bangala. We ko rwose Bangala ubundi ni ibintu bibiri. Bangala bamushinja binashobora kuba ari naho rwose byavuye afatirwa n'ibyo bihano biriho bivugwa, nubwo wenda ku buyobozi bwa equipe ya Rayon Sport sinzi niba hari official statement bakoze, ariko Bangala ngo ni umuntu wari umaze iminsi ngo atagaragara asaba uruhushya cyane. Burya ari ukuntu asaba uruhushya cyane mu buryo bukabije, mu buryo bukabije bw'akavuyo. Prevedezitide twari dufite yampaye weekend yo gusaba uruhushya. Urumva kandi muri internet numva inzara yenda kunyica. Yamwa ko ngwaye jagutaha kana no kabikora cyane bihora bisa nk'ibihora. Afata inshuro 3 imbere urumva yari prefet de zitide naye gusaba uruhushya kwa prefet de discipline. Akenshi nko mu bigo wasangaga sayira aransanga asanga kwa prefet de discipline, aho turashaka ikintu ndaje prefet de discipline arurya nshaka aragenda saa 11 asanga ndi kwa prefet de discipline. Aba atari ko sha wowe iriyo kwirirwa imbere ya hano y'ibiro by'abayobozi bya waje gusaba uruhushya cyangwa waje kwiga. Namwana ko prefet genda arwaye ndashaka gutaha n'iki ni kurya imvangira mukecuru yasambwe ati noneho yaramwengo uruhushya ndaruguhaye wari uzazane n'ababyeyi kandi uguherere ubwo rero bameze nka Bangala. Ubwo nuko bimeze bya Bangala ritombo. Hanyuma ikindi Bangala ejo bundi baramubwiye ngo haguruka usimbura, arabyanga. Abwira koca hari ingingo aravuga ati tudusogonda tubore iminota, ngenda umuntu mu grand joueur wakinye mu equipe menshi no umuntu umusaza uranyinisha iyi minota koko arabyanga aricara ati nawe nje. Ubwo rero urumva nizo case za Bangala baramusimbuje ejo bundi kuri ntuzi kuri match ya Marine, kuri match ya Marine baramusimbuje aranga. Urumva ubwo rero hagenda yongeramo n'utwo tuntu twose. Ni nawe wasabaga uruhushya cyane se? Ni nawe warusabaga. Azize aba yarazize bya bintu bya Basane nawe kuri Basane yakinnye nabi. Basane we ntabwo yari aryamye neza ngo arananiwe. Urumva
noneho Basane ari gukora imyitozo ariko bari gukora imyitozo ataha mu gihe abandi bari muri kampu. Rayon Sport agiye muri kampu ku cyumweru bwarakeye nyine itijye mu mwiherero, urumva we ari gukora imyitozo ataha. Ubwo rero urumva umuntu utari kumwe na groupe muri lokale Basane rwose arimo aragaragaza fatigue ntago yakoreshwa tutagiye kubeshya. Kuri match ya AS Mangarasi ibitego bitari ngombwa kuyara nubwo bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport baravuze ati amezi usigaranye natinze ngo tugusezerere kuko barabarakaye cyane. Niba mwibuka bakwanda barebye match ya Manga ko mbona Basane baba vice president mwana babonye bamanuka andi kuri veste Manga bajya kuvugisha Sasha bamu briefing bigaragara ko Iransi ikura gutsindwa kw'Imuhanga ntabwo kwabashimishije ngo baje gukura amakuru basanga ngo hamwe h'umukara kubera ko atari gukora muri no minsi ngo yarimutse hakurya hamwe hajya kumena nka kapitali y'igihugu cy'i Burayi. Urareba n'iki muri zira karite za Kicukiro cyane ahantu yitiranwa na kapitali y'igihugu cy'i Burayi hano muri zira karite za Kicukiro haruguru yabo rero gatoya cyane. Nyuma yo kumukara bawufunze bo bari kuvugurura ngo baje gukura amakuru ngo basanga umutara yagiye muri Denmark yagiye muri Denmark ngo yarayeyo abakinnyi bashaka kumenya bari muri kampu. Kameruni Kigali yaramuryohanye pe. n'ubundi ni Rayon ni sesa amasezerano azashaka azahindura iki azajya muri za Kiyo. Abakinnyi bashaka kumenya bari mu mwiherero harimo abanyarwanda harimo Olivier Kwizera, akaza Yves na Patrick abo ni abazamu. Kabanga arahari, Bederi arahari, Obed, hakaza Ganijuru, hakaza Fabrice Emery, hakaza Mabren Ntarindwa, hakaza Fiston, hakaza Yves Habimana, hakaza Paul Sindi Jesus ndetse na Taichi. Hanyuma Dao Chimanga nawe yamaze kugarukana nkuko Wasira bivugaga yarafite kanoka ntabwo yakoresheje. Yego akaza Emery na Yusudian. Yego akaza Bigirimana Abedi, akaza Likau, Tony Kitoga, Richard, Shimiye Tambu Ngongo Gloire, Ndikumana Asman na Basane Juste nyine nabari gukora imyitozo. Ubwo rero nguko uko bimeze ubwo muri 23 nyine ubwo batatu nyine abantu baraza kwemenya kuri match batakoreshejwe. Nahuye n'umukunzi wa Kiyovu Sport hano muri parking arambwira ngo bwira bareyo ko ikintu bafite cy'urwaniro ari cy'amahoro ari ugushaka igikombe cy'amahoro. Umwanya wa kamera bareyo abayovu umwanya wa kabiri tugomba kutwara kubina bwiza urumva baravuga ngo ntabwo tuzabatuma abandi bantu tuzabitsindira bafitanye umukino ukomeye cyane usoza shampiyona. Oya bafitanye match cyane na Rayon Sport ni isoza journée ya nyuma. Umuyovu yambwiye ngo nimubwira abareyo niba bikunda bakaba banakunda ikipe yabo baze bayishakire igikombe cy'amahoro. Uwo bita Fidari bitabaye ibyo uriya mwana uwo bita Shorongi boy ngo avishoronyeje mu myitozo muri Korosi ati Fidari kuba uwo bita Ingingo Francis yaradusuzugwa akagenda tutabyumvikanaho kimwe n'indi mpamvu nayo urumva ati tuzabikubitira tuba ba kabiri tuzasohokana na Muhango. Kiyovu isigaje Muhanga bazakina na Muhanga kwa gatandatu bazayakira. Iyo ni match yo gutsinda. Match ikomeye bafite ni ya Polisi kuri 22. Yego Polisi na Kiyovu 22. Hanyuma 29 Rayon Sport bakire. Rayon Sport bakire. Kiyovu Sport ifite amanota 50, Rayon Sport ifite amanota 51. Ibintu abayovu bavuga bifite ishingiro byanakunda. Buri wese buri umwe atsinze imikino ye byabaye imbaraga. Batsinda Muhanga buri umwe atsinze imikino ye bagatsinda bahura finali ari finali. Bavuze bati rero abareyo kandi nanjye nari batangarije turi Muhanga bakora amakosa ubundi abareyo mukora ikosa ryo gutsindwa na Muhanga mugatakaza igikombe mwagiti Muhanga mukima n'icyizere cyo kuvuga ngo APR iratsindwa na Al Hilal by'uzasigara mu minota 5 mugatuma haguma amanota 8. Izi kipe zazanganya na Muhanga kutamanuka baravuza batabareyo nabagambanyi ati ibintu bakoze zarutsiro zarababaye si ibindi yababazwa n'icyane yarananiwe kwitsindira amagaju na Musanze Kro ikintu rero gihari tuvuze match 3 za Kiyovu. Yego
Rayon irakina na Gorilla uyu munsi no muri weekend bahita bakina shampiyona. Ibintu birakomeye cyane. Buretse gato. Yego niko biteye. Kuwa gatanu nta nubwo ari na kera. Rayon irongera ikine na Gorilla bakinnye kuwa kabiri irongera yakire bari mu ngamba niva kuri Gorilla kuwa gatanu ikabije gukina kuwa gatanu utaha wundi izakina na Dinyo Bugesera kuri Rayon ni kizira isoreze kuri Kiyovu nyine isoreze kuri Kiyovu umwanya wa kabiri uri mazi abaga twifurize meyo Bugesera yagize isabukuru sportif nawe mu gatanu kwa Ruganda Richard rwose isabukuru nziza cyane kwa gatanu kwezi kwa gatanu Bugesera umwe yabaye muri VAR ukomeye cyane no muri VAR ukomeye cyane wa Rayon Sport kandi maze iminsi itsindwa nayo ikeneye gusoza itsinda nari babwiye turi Muhanga n'ubu ndabibasubiriramo abareyo ikintu mufite kurwanira n'igikombe cy'amahoro kugira ngo mugere kuri finale y'igikombe cy'amahoro nuko mubona iyi Gorilla muyirenza hapa ni nacyo gikombe cy'ingenzi bagomba kubona amafaranga palmarès kiyongera bakaba batwaye igikombe abareyo shaba bitwaye neza muri izi match babonye ibifaranga usta guhera kuri match kuri match zose ni Rayon izazakira match nyinshi zisigaye zose bazazakira yego muri iyi minota katugane kuri aperi gato n'Amavubi aperi yo izakina ku munsi w'ejo ntabwo tuyitindaho cyane nubwo nabonye Beke na Vaughn ntacyo ajya gukora finale ko Enoch avuga ko bagomba gukuramo ibitego Beke yaragize ati ubundi ngewe muranjyana finale gukora niba ari mind game